miryango abantu babuze ababo, ababuze ababyeyi n'ababuze abavandimwe. Yego. Umuryango wa Pastor Rubesha, umuryango wa Pastor Rugazora Emmanuel n'abandi. Mwese twese hamwe dukomere. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Yego. Dutangira dushimira abayobozi b'iki gicaniro guhora bari maso. Yego. Guhora bari maso kuko wayoboye gahunda yasomye ijambo ry'Imana ndetse n'umuririmbyi akwiye kuririmba. Yego. Turasabwa kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Bayobozi rwose ndabashimira mwese abagize komite y'iki gicaniro aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Turabashimira umwete mukorana umurimo w'Imana. Yego. Yego. Kandi si bo bonyine dushimira ahubwo namwe mwese abagize igicaniro. Turabashimira kubwo kuzuka kare mu imbere y'Imana, abandi imibiri binaniwe ariko abantu bakakora uko bashoboye kugira ngo bari imbere y'Imana. Yego. Abashumba bashunze amatorero hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mwese turabashimira ko mukomeje umukingo uremereye ariko mugakomeza gukorera Imana. Yego. Yego. Reka dusubukure ikiganiro cyacu cyangwa se ijambo ry'Imana twaganiriye guhera ku munsi w'ejo. Gukorera Imana mu butunzi dufite. Yego. Niyo ntego, niyo dukomezanya nayo. Nk'uko biri muri iyi minsi yacu dufite. Yego. Yego. Reka dusome mu gitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 11, ariko akarongo dukurikiye ni akarongo ka nyuma y'uwo murongo wa 11. Yego. Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urunda ibintu avunika azunguka. Ariko runda ibintu avunika azunguka. Dukomereze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Yego. Ibice 5 umurongo wa 23 n'uwa 24. Ni mu nyigisho zo ku musozi. Yego. Inyigisho yigishije ku musozi. Dusome twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukayibukira mwene soko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanza ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Asante. Iri jambo rivuga gukoresha ubutunzi dufite. Ejo twarivuzemo amagambo 3. Yego. Twavuze kumenya aho umutungo dufite ukomoka. Uwo mutungo uburyo ukwiye kuba igikoresho cyo gukorera Imana, iyo ni ingingo ya 2. Ingingo ya 3 twavuze kuba abacunga mutungo beza. Yego. Twasanze umutungo dufite ukuri kose
ukomoka ku Mana, yego kuko niyo ituronkesha imbaraga, niyo iduha imbaraga, ikaduha ubwenge kugira ngo tubashe kugera ku byo tugeraho. yego Niyo idushoboza gukora tukagira icyo turonka. amen amen Twavuze ko tutagomba kwibagirwa Imana iduha ibyo byose. oya ye Ijambo rikomeye twavuze yuko icyo umuntu afite ku mutima ari cyo kiyobora ibyo afite mu biganza. ni ukuri Rero uyu munsi ndatinze mu byo twavuze ejo, nafashe ingingo ya kabiri muri izo ngingo zitatu niyo dukomeza nayo uyu munsi. Ibyo dufite ni igikoresho cyo gukorera Imana. yego Ibyo dufite mu biganza byacu, ubutunzi dufite, ubutunzi turonka, bwaba ubw'amafaranga, bwaba ubw'ubutaka, bwaba ubw'amazu, yaba imishahara dukorera mu makampani hirya no hino mu mirimo dukora, ibyo zose ni igikoresho gikwiye gukora umurimo w'Imana. asante haleluya haleluya asante Niyo ngingo dukomezanya nayo. yego yego Mu gukomezanya n'iyo ngingo nakuyemo izindi ngingo eshatu tuganira. Iya mbere muri izo ngingo ni ituro Imana yishimira. amen amen haleluya Ingingo ya kabiri mu ngingo tuganira none ni uguhuza imitima, yego yego hanyuma tugatura. amen amen Ingingo ya gatatu tuganira ni ugutegura imitima kugira ngo ijambo ry'Imana ryere imbuto. yego yego asante Ni ibi bintu bitatu tuganiraho muri iyo ngingo y'ibyo dufite, yuko ari igikoresho cyo gukorera Imana. amen 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 Mu gusoma Bibiliya nasanze hari ituro rigawa imbere y'Imana. Umuntu akaba yarituye ariko rikagawa. Bituma ntekereza cyane ku ituro Imana ishima. yego yego Kugira ngo mbinginge bene data mbasabe gutura ituro rikwiye gushimwa n'Imana. yego 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 Iyi ngingo sinitindaho cyane, ndaza gutinda kuri iyi ngingo yo guhuza umutima kugira ngo dukorere Imana. ni ukuri Hano nasanze mu bakurambere bari bakiri bake cyane ku isi. Naratangaye isomye amakuru ya bene Adamu. Mu gitabo cy'Itangiriro iyo nkuru turayizi mu gice cya 4. yego Ivuga inkuru ya Kayini na Abeli. Uburyo Kayini niwe wabanje kuja gutura, yego yego kandi imyuga yabo yari itandukanye, yari ibiri. ni ukuri Umwe yari umuhinzi, undi akaba umworozi. Noneho bukeye Kayini usomye mu gice cya 4 umurongo wa 3 mu gitabo cy'Itangiriro, Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka yego yego ngo ariture Uwiteka. amen amen Uyu mugabo yarantangaje. Sinsoma ahantu umuntu wamubwirije kuja gutura. yego Iyo abyiyumvisemo abona ko ari ngombwa yuko akwiye gutura, kandi agatura mu byo afite. yego yego Ariko umutima wiwe umubwira gutura ibidashimisha Imana. yego ko ni ukuri Aragenda aratura, Imana ntacyo yamubwiraho. Bukeye na murumuna we aragenda, Abeli nawe aratura. Bibiliya iravuga ngo Imana yita ku ituro rya Abeli, yita kuri Abeli n'ituro rye. yego yego Ntiyita ku ituro rya Kayini, ntiyita no kuri Kayini ubwe.
yego ko nukuri ibintu kera impaka ziba ziravutse, yego yego umutima mubi uraje. yego Kayini abonye bigenze gutyo ngo ararakara. Ararakara, muri kwa kurakara Imana iramusura, iramubwira ngo Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje, yego niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza tuzemerwa. yego Haleluya. amen 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 Nukora ibyiza tuzemerwa. yego yego Ubwo burakari n'uwo mutima mubi ubigize kubera iki? Wowe kora ibyiza gusa, uko nukuri kora ibyiza gusa, amen amen tura ibyiza, yego zana ibyiza imbere y'Imana, asante nawe uzemerwa. ko nukuri sande Iyi nkuru turayizi, turayisobanura, reka mbe kuyirekera aho ngaho. Ariko mwumvise yuko ituro ry'Abeli ryashimwe, ituro rya Kayini riragaho. yego Ni naho haviye urupfu rwa Abeli. Reka tuje muri icyo gitabo cy'Itangiriro ibice 41. Turahera ku murongo wa 47 na 49. yego yego Sinsubira mu igurishwa rya Yozefu, iyo nkuru turayizi. Sinjya aho yari ari kwa Potifari, izo nkuru muzisome muri Bibiliya. Nifuje ko twibukiranya iriya myaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara. yego yego Aho niho nifuje yuko tuganira. yego yego Bibiliya iravuga ngo umwami arose za nzozi twese tuzi, akabona inka 7 zizibushe, akabona inka 7 zinanutse, akabona amahundo 7 meza, akabona n'amahundo 7 y'iminambe. Yozefu asobanura izo nzozi, yego uburyo bamuhuye muri gereza, akaza akagera bakamujyana bakamwogoshesha bakamutunganya kugira ngo agere imbere y'umwami asa neza. Yozefu ashitse asobanura izo nzozi. yego yego Mu gusobanura izo nzozi yereka umwami yuko hagiye kuza imyaka 7 y'uburumbuke, yego ikazasimburwa n'imyaka 7 y'inzara. Arumvise Yozefu hari so umwuka w'Imana bamuyoboye gukora. amen 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 Umwami yaravuze ngo ese twawe undi muntu umuntu umeze nk'uyu, uko nukuri umuntu uri nk'uyu wuzuye umwuka w'Imana, twamukurahe muri iki gihugu? yego yego Igihugu acyegurira Yozefu kugeza aho yamuhaye n'urupeta rwiwe nibwo rwari nka kashe. yego yego Aramubwira ngo icyo uzakora cyose mu gihugu cya Egiputa kiremewe. ahimidiwe Bwana w'amajeri. Yozefu ajya inama n'umwami, Yozefu ajya inama n'abaturage, niko ushobora kuvuga. yego Kandi uko biri abaturage bo mu gihugu bajya inama na Yozefu. yego ko nukuri Umurongo wa 47 muri cya gice cya 41 iravuga ngo imyaka y'uburumbuke
igihugu kirarumbuka, yego igihugu kirera gisenyukamo imyaka. asandi Yosefu ahunikisha ibihunikwa byose uko ni ukuri zo mu gihugu cya Egiputa. yego Uko iyo myaka 7 ingana, abihunika mu midugudu. yego Imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu ayihunika muri uwo mudugudu. uko ni ukuri Ntabwo yigeze akura kure ngo aje kubihunika ahandi. oya Ivyeza aho hafi yari ko abihunika aho hafi mu mudugudu atari kuja kure. yego Yosefu ahunikisha imyaka, kandi yahunikishije imyaka atabanje kuja inama n'abaturage. yego Yabiye inama n'abahinzi bahinga, amenya uko buri wese yahinze, asandi yereka buri wese uko akwiye gufata umusaruro, yego ibyo akwiriye kurya n'ibyo akwiriye guhunika. yego Umurongo wa 49, reka mbanze mvuge ngo ibihunikwa ntibiva kure, yego naho hafi. N'ababihunika si abaturuka kure, ntabwo ari abakure, yego ahubwo ni twebwe abari hafi, yego ahubwo ni mwebwe abari hafi. yego sandi Umurongo wa 49, Yosefu ahunika imyaka myinshi cyane. uko ni ukuri Bibiliya yarangangaje ngo ahunika imyaka ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja. yego Ageraho arorera kubara, kiyaba kibibara, kuko itabarika. yego Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo yagezaho ananirwa kwandika ibyo barimo bahunika. ni ukuri asandi Arandika ageza haravuga ngo reka ndeke kwandika, zabaye byinshi. yego Haleluya. amena Zanibukije Abisirayeli bazana ibyangombwa byo kubaka urusengero. Umwami ageza harababwira ngo nimwe muhagaze birahagije. yego Haleluya. amen Guhunika imyaka 7 haleluya yesu bitwigisha guhunika iby'igihe kirekire, uko ni ukuri kureba kure, amen tugahunika ibizagira akamaro mu gihe kiri imbere, asandi tugatura amaturo none, amen amaturo azakora mu kindi gihe kiri imbere tutazi. uko ni ukuri Abantu barimo bakora ni bande? Abakora ibigomba guhunikwa ni bande? Ni twebwe abari mu mirimo none, yego ni twebwe bagifite imbaraga zo gukora uyu munsi, ni twebwe bagifite amatwi yumva, haleluya ni twebwe bakiri ko bashobora kureba kure. amen Haleluya. haleluya sandi yesu Itorero rya Kristo, amen mureke kureba hafi, yego nimurebe kure. uko ni ukuri Muracyarimo mukora, Imana iracyabahaye imbaraga, yego Imana iracyabahaye ubushobozi, yego Imana iracyabarekeye muri iyo mirimo murimo mukora. uko ni ukuri Imana iracyaduhaye umwanya wo kugira ngo tugire ibyo guhunika, yego sandi kugira ibyo twegeranya, asandi twegeranya ubushobozi, yego twegeranya imbaraga, haleluya twegeranya ibyo dufite, amen dukorera Imana. amen Ibi bintu mbitekereza, narebye nsubiza amaso hari iwacu, ndeba uko hameze, yego nibuka ko urusengero rwabaga hagati mu muhana,
imbago z'urusengero ugasanga hepfo y'urusengero hari haruguru y'urusengero hari iyindi nzu. Yego. Naravuze ati ubwenge twaje kwiga, ubwenge twaje guhaha, yo tugiye tukagura imbago z'isengero ziri hariya. Yego. Imisozi kw'ikihari twogiye tukagura. Tukagura rwose itorero rikagira ahantu hagutse. Yego. Nageze hano mu Rwanda ahantu mu duce dutandukanye. Ugasanga itorero rifite imisozi n'imisozi. Uko ni ukuri. Bapateri Jerome bari gukoma bababwira imbago z'iyo paruwase abereye umushumba n'andi maparuwase, wasanga itorero rikagira imbago zagutse. Uko ni ukuri. Shetani Mutunzi umujyi wa Huye uko umeze wose wari ugiye kwigarurirwa na Kiliziya Gatolika. Asandi. Bivuze ngo abazanye ubutumwa mbere bareberaga itorero bakareba kure. Yego. Dufite abanyabwenge mu buryo bwinshi bavandimwe, mugire turebe kure twamura imbago z'itorero. Amen. Ese itorero rizakorera ahantu hagutse. Yego. Asandi. Itorero riba ahantu hagutse kandi rigira ibikorwa bitandukanye. Uko ni ukuri. Ndashimira bariya bashumba bashinze itorero mbere. Yego. Nubwo kenshi abantu bazaza kuvuga ngo bayoboye itorero batarize, ariko njyewe nza mpamya ngo bari barize bigishijwe n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Kuko batekerezaga bakazana amashuri, bakazana amavuriro, bakazana ibifasha abaturage, bakabishakisha bakabigeraho. Yego Sandi. Niyo mpamvu nzamubaha cyane kandi nkabakunda abo basaza batubanjirije. Uko ni ukuri. Nari mbabwiye ngo guhunika iyi myaka 7 ni ukureba kure, ni ukureba imbere. Ni mwebwe mukwiye kurebera itorero. Yego. Ni mwebwe mukwiye kurebera umuryango mugari. Yego. Kubera ubumenyi Imana ibaha n'ubuhanga Imana yabahaye. Amen. Sandi arakoze. Igihe cyose ukibasha gukora, igihe cyose ugitekereza, igihe cyose ni wowe ukwiriye kwagura ziriya mbago, ni wowe ukwiriye kugira icyo ukora, icyo Imana yaguhaye. Yego Sandi. Hano narebye ku itorero rya mbere. Itorero rya mbere kugira ngo rigire icyo rikora, babanzaga guhuza imitima. Ono kuri. Bagahuza inama. Yego. Bakabona gusangira ibyabo. Yego. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Igice cya 4 umurongo wa 32. Yego. Itorero rya mbere ryarangwaga no guhuza imitima. Abakristo bagahuza imitima. Yego. Kono. Ariko hari aho bivuga ngo nimushikurana muramenye mutamarana. Yego. Abantu banone bari mu gushikurana. Turabarire. Kandi ikibabaje ari abakristo basenga Imana, ari abakristo babwiriza ubutumwa bwiza, ari abakristo baririmbira Imana. Turabarire Yesu. Nimushikurana muramenye mutamarana. Yego. Ikidukwiriye ni guhuza imitima. Amen. Abahuje imitima nta gikorwa kinanirana. Oya. Abahuje imitima birashoboka kugera ku bikorwa nyabyo bishimwa. Kono kuri. Iyo abantu bahuje imitima, abafite izo bakenye bagaragarizwa urukundo rw'Imana. Amen. Asante. Mu bahuje imitima imfubyi zirarerwa neza. Uko ni ukuri. Mu bahuje imitima abapfakazi barambara. Asante. Mu bahuje imitima indushyi ziraruhurwa. Yego. Mu bahuje imitima, haleluya, basenga Imana ikabumva. Amen. Mu bahuje imitima, haleluya. Amen.
Amen, amen. mubahuje imitima. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, data. Ndazwe. Bibiliya yavuze muri kiriya gice twari tuvuze cyo muzakozwe n'intumwa. Ubu itorero rya mbere basangiraga. Yego. Nta mukene wababagamo. Ubukene bw'abakene butamazwe natwe ariko nibura bakabona icyo barya. Yego. Bakabona icyo bambara. Abana b'imfubyi babuze uko biga, dufite umugayo imbere y'Imana. Yego, uko ni ukuri. Bibiliya yavuze hariya mu gitabo cy'imigani ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka. Yego. Ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Yego, uko ni ukuri. Urundarunda ibintu avunika azunguka. Nituvunika none hari umunsi tuzaruhuka. Asante. Ejo twabivuzeho uko Yesu yabwiye babagaragu bari basigiwe itaranto. Ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike ngwinjira mu munezero wa sobuja. Yego. Hari umunsi tuzinjira mu munezero wa databuja. Amen. Hari umunsi tuzinjira mu munezero wa Yesu dukunda. Hallelujah. Imbazwe. Aho muzabona Yesu. Aho muzagororerwa kuri ibi byose mukorera bariya babikeneye. Uko ni ukuri. Aho muzagororerwa nubwo none mubibagurira ariko muzasarura torero rya Kristo. Amen. Yo nimwihangane dusonje duhishiwe. Mwe kwanamuka, twe kunanirwa, twe gutembanwa n'ibiriho none. Yego. Isi ya none bije ibintu byinshi bishobora gutembana abakristo bagatembanwa. Yego, uko ni ukuri. Ariko nimushikane. Haleluya. Amen. Twige guhunika. Twige kubika. Yego. Turundarunda ibintu tuvunika ariko tuzunguka. Yego, uko ni ukuri. Imbazwe Yesu. Mubakurambere bashimwa cyane murabizi ko yo bashimwa. Hari icyo yavuze. Yego. Mu gice cya 31 umurongo wa 16 mu gitabo cyayo. Yaravuze ngo sinigeze nima umukene icyo ansabye. Uko ni ukuri. Yo haleluya. Haleluya. Imbazwe Yesu. Ayubu yari yarasezeranye n'umutima wiwe ko nta mukene ukwiye kwiganira mu marembo yiwe. Uko ni ukuri. Ngo sinigeze nima umukene icyo ansabye. Yesu. Ahimbazwe Yesu. Si hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza. Ayayi. Ngo sinigeze ntuma umupfakazi yiheba. Mugeze umupfakazi ntiyigeze yiheba. Mbere y'uko iza bigeraho yabanje gusezerana n'umutima wiwe. Yego. Abwira umutima wanjye umva abakene ntibazabure ikibafasha. Asante. Umva umutima we. Haleluya. Amen. Umupfakazi wiheba. Ni ukuri. Ongera wumve wa mutima wanjye we. Sinzi hari ibyo kurya n'igihe na kimwe imfubyi zindeba. Ugeze ku murongo wa 17 w'icyo gice. Yaravuze ngo sinigeze niharira ibyo kurya. Ni ukuri. Ngo nine imfubyi. Yego. Niko vyake. Nazibereye nk'umubyeyi kuva mu buto bwanjye. Amen. Narengeye abapfakazi nkivuka. Haleluya. Ese twebwe tubarengera gute? Mana we. Ahimbazwe Yesu. Ese tubafasha gute? Tubitaho gute? Tubatekereza gute? Ni ukuri. Sezerana n'umutima wawe, sezerana n'uwo mubano wubakanye
niba ari umugore wawe mubwire. Haleluya. Amen. Amen, amen. kuko none Hallelujah. utamugishije inama ngo dore uriya mupfakazi yewe dore ziriya mfubyi ejo uzabyara ibindi mu muryango. Yego, yego. gira inama n'uwo mwubakanye. Hallelujah, Yesu. Ahimbazwe. yo ziriya mfubyi ze kwiganyira ze gutaka Yego, uko ni ukuri. kandi muhari Kristo, itorero rya Kristo. Uko ni ukuri. ziriya mfubyi ze kwiheba Uko ni ukuri. bariya bakeneye kwiheba. Yego, yego. be gutaka Yego. batakishwa no kubura ibyo kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yego. Yego. Haleluya. Amen. Amen, amen. tubabe hafi tubegere. Uko ni ukuri. Uko ni ukuri. yo Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ahimbazwe. ngo nazibereye nk'umubyeyi kuva mu buto bwanjye. narengeye abapfakazi kuva nkivuka. Yego. Yego. ngo ntabwo nigeze ndeka umukene ngo abure icyo yambara. Ni ukuri. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Asante. ntabwo ngo naretse umukene ngo abure icyo yambara. Uko ni ukuri. nageze kuri iri jambo numva ndababaye. iyi minsi turi mu kureba hari abantu basimburana imyenda agasimburana imyenda umunsi umwe mu masaha 10 akambara imyenda 3. Yego, yego. Yego. uko bimeze mu Rwanda ntekereza yuko mu bihugu byo hakurya y'amazi magari byo ari akarusho. Uko ni ukuri. mu masaha 10 atageze 10 akambara imyenda 3. Uko niko bizabigenda. ariko ese bimeze bite? tuza dukora ibyo bikarangiriraho cyangwa nyuma yaho turabitekereza? Yego, yego. ariko mwebwe ndabashimira abanyagicaniro ndabizi ndahamya yuko hari icyo mukora ariko mukomereza aho ngaho nubwo byaba bivunye. Yego, uko ni ukuri. Haleluya. Amen. Amen, amen. Ahimbazwe. muri cya gice twavuze mu gitabo cyayo umurongo wa 19 haravuga ngo ntabwo naretse indushyi. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo naretse indushyi umutindi nyakujya ngo abure icyo yiyorosa. ngo ntabwo indushyi zizabuze icyo ziyorosa. Bizashoboka. indushyi zigeze zibura icyo ziyorosa. Yego, yego. ngo zishwe n'imbeho ya nijoro kuko zari kumwe nayo. Yego. ese ziri ku marembo y'iwawe bimeze bite? Mana turabarire. barihura nabo buri munsi bimeze bite? Oh, Yesu. Turabarire wa Mana. yo nibakwaraga we tugarukira Imana nayo iratugarukira. Tubabarire wa Mana, utubabarire. oh haleluya. 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 Amen, amen. abasoje baratuzengurutse ariko ibyo kurya tukabimena tugaruka. Mana we, usabye imbabazi wa Mana. Usabye imbabazi. inyambara gusa ziradukikije. Ko ni ukuri, ko ni ukuri. ariko imyenda ikabarira mu mavarisi no mu tubati. Utubati turuzuye. Mana we, tubabarire. umunsi umwe nabwiye abakristo ndababwira ngo ya myenda mufite yayindi mutacyambara yayindi yabaye mito yayindi muvuga ngo yarasuye muyizanire hari abantu bazayambara. Uko ni ukuri. barayizana bagira imifuka nk'ingahe ndayijyana ahantu bayambaye bayishimiye. Uko ni ukuri banezerewe. Mana we. bayambaye banezerewe. boga bitaha ibirori. Ko ni ukuri. Ko ni ukuri. itorero rya Kristo, itorero ry'Imana. Yego, yego, Sandi. indushyi zishwe n'imbeho. Ahimbazwe Yesu. ay'ubu yarazirengeye wowe urashima iki?
aho uri ku gasozi wanyu. tubabarire Yesu. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Himbazwe Yesu. Itorero rya Kristo duhagaze he muri iyi minsi? Oh, haleluya. Yego, himbazwe Yesu. Reka turebe kugutegura imitima kugira ngo ijambo ry'Imana ryere imbuto. Kono ukuri. Muri za ngingo zitatu nababwiye tuganira, ngeze ku ngingo ya gatatu. Oh, Yesu yabivuzeho. Ubwo yigishaga mu migani, yaravuze ngo muhinzi umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba zimwe zigwa mu nzira. Inyoni ziraza zirazitoragura. Yego. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka. Yego. Zigeze ngo ziramera, izuba rivuye, imizi irumba zibura aho zishorera imizi. Izindi zigwa mu mahwa. Amahwa araziniga. Yego. Abigisha baramubajije ati se utubwirira mu migani, dutubwira mu migani tutazumva. Arababwira ngo harabifuje kumva kumva bazagize ayo mahirwe. Yego. Abasobanurira uwo mugani ababwira aya magambo. Arababwira ngo uwumva izizaguye uwumva wese iri jambo ry'Umwana. Yego. Ntarimenye. Umubi araza agasahura ikiribwe mu mutima we. Yego. Uwo ni busa na za zindi zabibwe mu nzira. Ijambo ry'Imana riravugwa. Abantu bakanezerwa, bakaryumva, bakishima, bakavuga ngo ibi n'ibi. Yego. Ariko mu kanya gato umubi akaza. Bibiliya iravuga ngo ntimukabererekere Satani. Uko ni ukuri. Abantu bakabererekera Satani akongera agafata rya jambo ryari ribibwe mu mutima akarikuramo. Yego. Umuntu akongera agasigara gusa. Muri izuba Bibiliya hari umuntu ugarutse kubaza tuvuye gusenga. Ndamubaza ati se niki cyagufashije mu iteraniro? Nari mu muhanda mpasanga abantu bavuye gusenga noneho maravuga ati uyu munsi twafashije. Yego. Ndamubaza ati se uyu munsi niki cyagufashije? Baririmbye neza, niyo ndirimbo baririmbye. Ngo yumvise baririmbye neza. Yego. Ndamubaza ati se ijambo umuvuga butumwa yavuze ni irihe? Ngo ariko pastor mbese ntiwumvise ijambo yabwirije, ngo ariko yabwirije neza. Ndamubwira ngo mbwira igitero kimwe cy'indirimbo cyagufashije, umbwire n'umurongo umwe mu ijambo ry'Imana wagufashije. Ni ukuri yarabivuze. Uwo ni uwo twaganiriye, ariko ni benshi bameze batyo. Yego. Uwo ni uwo yarabererekeye Satani, yambuka ibibwe akongera akayikuramo, yayikuramo umuntu akongera akisigarira gutyo. Ni ukuri. Usa n'izibibwe ku kara, uwo ni wa wundi wumva ijambo ry'Imana akaryemera anezerewe umwanya mutoya. Ntagira imizi. Yego. Ntagira hashingira. Oya. Agakomera umwanya muto. Iyo haje amakuba n'ibimugerageza, uwo mwanya ngo akabivamo. Yego. Muzarebere ingero nini ariko reka ndeke kujya aho ngaho. Mwumve yuko abana banezerwa umwanya mutoya, banezerwa umwanya wo kuririmba, banezerwa umwanya wo ijambo, ariko basanze bakongera bakibera babisi. Yego. Izisa n'izibibwe mu mahwa
ni wa wundi wumva ijambo akaryemera. Amaganya y'isi n'ibihendo byo mu isi, ubutunzi bwo mu isi bikaniga ijambo ntiribashe gukura. Yego yego yego. Kandi izisa n'izabibwe mu butaka bwiza niba abandi bumva ijambo bagakora ibyaryo. Yego yego. Ariko icyantangaje nabwo zizeze imbuto zingana. Ngumwe 100, undi 60, undi 30. Mwumve nawe ukuntu barutana. Yego yego. Umwe ari ku 100, undi 30. Ukiyora imitima y'abantu no muri ukabumva ijambo ry'Imana, bamwe nyine barabyumva bagakora ibyayo kandi akabikora nezerewe umutima we unezerewe gukorera Imana. Abandi akaba yabikora kubwo kubikora nuko nyine, ariko nuko twasomye ijambo ry'Imana. Yego yego. ngo nuja gutura ituro ukibuka yuko hari icupa na mwene so, banza ngo usige ryatunga aho ngaho ku gishariro, usubire inyuma ugende wiyunge na mwene so, nurangiza kwiyunga na mwene so ugaruka utura ituro ryawe. Yego yego. Uko niko gutegura imitima kugira ngo ijambo ry'Imana niribibwa ribashe kwera imbuto 100. Yego yego yego. Ejo twagerageje kuvuga ubukristo abantu bagiye babutesha agaciro mu buryo butandukanye. Nta bukristo bwo mu mujyi, nta bukristo bwo mu cyaro. Ubukristo ni ubukristo. Haleluya. Amen amen amen. Ejo twaravuga ngo Imana idusaba ni ubunyangamugayo bungana. Uko ni ukuri. Ubunyangamugayo busabwa abo mu mujyi nibwo bunyangamugayo busabwa bari mu cyaro. Yego yego. Ubunyangamugayo busabwa abantu bafite ibintu by'amirenge bijya byinshi, nibwo busaba abantu bafite biki. Yego yego. Icyo dusabwa ni ubunyangamugayo. Icyo dusabwa ni ugutunganya imitima yacu, guhora twihana. Umuririmbyi mu ndirimbo no gushimisha ndonyorera umutima, ndonyorera umutima niwo umenya. Haleluya. Amen amen amen. Ibyo gukora bose tugomba kubanza bibe bivuye ku mitima, imitima inyuzwe n'ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Yego yego sandi. Mu gusoza hari icyo basaba. Twese hamwe, abari kure n'abari hafi, yego, duture ituro rishimisha Imana. Yego yego. Ari uko imitima yacu tubanze kwitegura. Tube duhuje imitima, niduhuza imitima ku gikorwa nta gikorwa kizatunanira. Ayashi. Ariko ntitubamo kwegeranya ubushobozi ngo dukemure ikibazo cya none, nibucya ngo twegeranye ubushobozi dukemure ikibazo cya none. Twoshakisha uburyo turema ko dufite abagabo bizi uburyo bw'icungamutungo n'abamama bizi bw'icungamutungo. Twokegereza ubushobozi tukagira ibintu tukaja gukemura ibibazo biri iwacu, tukubaka ibintu birambi iwacu. Yego yego ko nukuri. Kandi igihe ni iki? Yego. Abari mu mahanga n'abari hano muri bino bihugu byo hagati muri Afurika yo hagati, twegeranye ubushobozi twubaka ibintu birambye. Nukuri. Icyo ni Imana dushakaho. Ndareba amatorero ari hano mu Rwanda, amatorero menshi ari hano mu Rwanda, amatorero akuze. Ari ibigo bitandukanye mu buryo butandukanye bikemura ibibazo by'itorero, atari ugutega ku matura tuwe none, atari ugutega ku matura tuwo munsi. Yego. Dutangire gutekereza imuhira cyane. Yego ko nukuri. Kandi ibyo dukora tubikore tubikuye ku mutima. Asante. Amen. Ibyo tubikore tubikunze. Amen. Ariko cyane duhagaze nka buriya Ayubu yarahagaze,
tumenye indushyi tumenye imfubyi tumenye abapfakazi tumenye abashonji tumenye abambaye ubusa tumenye abiga tumenye abatiga impamvu batiga ibyo tubimenye ariko tumenye n'ibikorwa biranze dushakisha ibikorwa biranze ni ukuri yo dushenge Imana Mana nyir'ijuru Mana nyir'ibihe wahoze muri Imana kandi uzahora muri Imana data tugushimira ijambo ryawe wagenye muri iyi minsi si muri iyi minsi gusa ahubwo ijambo ryawe tugenera umunsi ku wundi ijambo ryawe tugenera umunsi ku wundi riha umwanya mu mitima kugira ngo ritegeke kandi riganze riha umwanya kugira ngo ribashe kwera imbuto yo riha umwanya mu mitima yacu twese shoboza abagabo n'abagore shoboza twese abumvise ijambo ryawe gukora iby'iryo jambo yo dushoboze gutekereza iwacu dushoboze gutekereza imuhira dushoboze kwagura ziriya mbago dushoboze kubura ziriya mfubyi n'abariya bapfakazi dushoboze kubaka ibintu biranze yo ibyo urabishoboye mwami ibyo urabishoboye mwami ibyo urabishoboye mwami shoboza wese gukora shoboza abagabo gukora shoboza abagore gukora haleluya shoboza buri wese kurambura ibiganza tuzane amaturo akwiye imbere y'Imana tuzane amaturo akwiye gufasha ziriya ndushyi n'abariya bapfakazi sitwari bishoboza twenyine ubwacu ariko dushobojwe nawe dushobojwe nawe birashoboka niyo mpamvu ariwe duhanze amaso tubere rwose iminsi yose tubisabye mu izina rya Yesu tubaye igitambo ku bwacu amen. Mana yo kwizerwa